nanjye nkunda umuntu umbwira ngo arankunda uri umbwiye ngo urankunda tutaniyongera ibiro byinshi cyane kuko ibyo ntago nabibonye kera mu myaka mike yanjye ntago nigeze mbibona niyo mpamvu mbikunda nta muntu wigeze ukubwira ngo aragukunda oya ntago wigeze bambwira ko bankunda niyo mpamvu iyo bimbwiye mpita numva mbyibushye ubushaka gusanga niyongeyeho nk'ibiro 2 kubera kumbwira ngo urankunda rero abadukurikiye nimushaka mujye mumpamagara mumbwira ngo turagukunda no kunsengera ibyo biremewe turagukunze arankunze umutima umwe akambwira ati nyamara basanga yenda bari mu nyiyicire n'igihe nahereye nshaka urupfu nararubuze imva ibyo natekereje ukumva niyo neza baba bakugiriye kuko numvaga nta muntu wangirira impuhwe nese abaturanyi wapi mama abo tuvukana wapi ubwo se wumvaga ko uwo muntu yakugira impuhwe atarakubyaye mutavukana harya waturutse mu rugo ugenda uvuga ati reka mve mu rugo wumvaga ugiye ntabwo ari nziho ngiye ni gutyo ushaka gufata inzu ukavuga uti ndagiye gusa numvaga ntashaka kuguma muri urwo rugo ngenda bwa ndagiye nahura n'igisimba nahura n'imodoka ikangonga gusa wumvaga ubirambiwe ibyaho ngaho tu numvaga nabirambiwe cyane ndambiwe inkoni za papa kuko hari igihe nkubitaga ahita mvuga niba yarakubise mu mutwe nkapfa ariko akunda gukubitaga umeze gutyo koko Mana nyagasani wowe ntabwo ushobora kubyuka nshuti bakunzi ba Irakora TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero turabasuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye gukora rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana ngewe ubasuza ni Jean-Marie umukozi w'Imana umeze neza nshima Imana n'ukuri urakomeye ninde turi kumwe Bayahore Vestine uzwi ku izina rya mama Kwizera uzwi ku izina rya mama Kwizera nagira ngo udusengere dutangire ikiganiro cyacu Mana turagushimiye tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi tugirira uri Imana irengera ubwoko bwawe urengera abatagira kirengera ujye utuvana hasi ukadushyira hejuru uri Imana iduha icyubahiro tutaragihawe uduha agaciro ntako twari dufite uri Imana yagiye utubambira amahema ujye uduhisha mu bibazo ducamo Mana ndagushimiye ko aho ugejeje ukora rengera buri wese rero abari hirya no hino abadukurikiye ubaho umugisha kandi ubagirire neza wagarukeho bundi bushya batindane nawe nuko rero uyu mwanya twinjiyemo ubane natwe utugire neza dutangirane nawe dusozane nawe urakoze urakarama izina rye nirihimbazwe ni mu izina rya Kristo Yesu amen mama Kwizera niko nkwita urabizi cyase mukozi w'Imana mushomba bishop gusa nyine ngewe hari ibintu nkukundira mu gihe maze iminsi nkubona nge nkukundira ko uhora wishimye kandi uhorana icyizere ibi bintu biterwa n'iki biterwa n'umunezero nabonye kuri Yesu kandi nyine ari igihe nk'ibi bintu nyine bavuga bati impamvu uhora useka impamvu uhora nuko watese wavutse uteta n'ibiki byose oya nabanje kubabara nabanje ndababara mu kubaho kwanjye maze kumenya ubwenge kandi ubwo twagiye kuba dukurikiranye cyane gusa mbanje nyine kubasuhuza ndabakunda nanjye nkunda umuntu umbwira ngo arankunda uri umbwiye ngo urankunda tutaniyongera ibiro byinshi cyane kuko ibyo ntago nabibonye kera mu myaka mike yanjye ntago nigeze mbibona niyo mpamvu mbikunda nta muntu wigeze ukubwira ngo aragukunda oya ntago wigeze bambwira ko bankunda niyo mpamvu iyo bimbwiye mpita numva mbyibushye ubushaka gusanga niyongeyeho nk'ibiro 2 kubera kumbwira ngo urankunda rero abadukurikiye nimushaka mujye mumpamagara mumbwira ngo turagukunda no kunsengera ibyo biremewe urumva rero ko mu myaka yanjye mike ntago nigeze nishima nahoraga mbabaye nibaza n'uwo ndiwe aho nageze ko aho nifuza urupfu ndarubura ariko hari impamvu niyo mpamvu ntukagiye ugiriye ikindi cyazo ngo hari ikindi aho nabiboneye niyo mpamvu ngomba kwishima nawe ujye wishima mu gihe ukiriho naje gusanga byongera iminsi yo kubaho rero mu kubaho kwanjye maze kumenya ubwenge nisanzwe ngenda uko wambonye nanjye ndibaza nkasanga abo tuvukana bose bagenda bahagaze ndibaza se nakoze iki nkabaza mama niki nakoze kugira ngende gutya ntansubize ahubwo agahita nsunika ntabwo nigeze nicara iruhande rwa mama kuko ndibona umwana yicara iruhande rwa mama we akibebeza akagira gute ntabwo byigeze bimbaho hanyuma nkabona abandi bana bari gukina gutya bakina umugozi ntabona kimwe cyakoze ikibuguzo kino bakina hasi cy'amabuye
kurumva byo nabaga nicaye byo narabikoze ariko bikurikije ubona abana biruka bagakina imikino y'abana ntabyo nakoze umubabaro ukanyica nkumva nayo kwishima bivuye heza nkagira umubabaro nkareba ari mama ntashobora kunyegera ngo ambwira ati mwana wanjye pole. Ese nukubera niko yari ameze n'abandi bana niko cyangwa nuko ari wowe cyangwa hari ababibonye nyine uburyo ugenda niko wavukanye cyangwa ni byaje nyuma? Yewe urebye undi narabivukanye rero impamvu batampaye urwo rukundo banaga ntameze nk'abandi bakabona ko ntacyo n'ubundi nzigezaho kandi nanjye nabire nkabona niko bimeze. Baravugaga bati n'ubundi ikinuku cyavutse nyine kizarinda gipfa kuko papa yakundaga no kubimbwira. Papa yakundaga kubimbwira ngo uzarinda upfa ngo nirwo naguhaye ngo nimba ngo ndagahenera umugina na n'ubu sindamenya ari igiki ariko icyo kintu narakizirikanye nubwo gusa narabababariye ko burya kugira ngo uzajye kumenya ko Imana igukunda urabanza ukagera mu bibi. Naje gusanga ari cyo kintu kizatuma umenya Imana. Utaragera mu bibi ngo usonze wambara ubusa ntabwo wamenya ko Imana ibaho cyane. Rero naje gukomeza kuba muri ubwo buzima nkajya nibaza Mana wandemeye iki kubera icyo abandi bose wabahaye amaguru noneho urumva muri karitsiye iwacu nabonaga ari njye ufite ubumuga njyenyine niyo mpamvu nari narihebye nkibaza nta n'uwo nasanga ngo byibuze twicare muririre tunaganire tuvuge tuti twihanganire ibyatubayeho ntawe nabonaga. Hanyuma ariko utwana tw'ahandi two tukankunda tukaza nkadukanga tukambonamo igisimba ariko nkagerageza kubegereza nkabakinisha bakankunda ariko ababyeyi cyangwa abo tuvukana ntago bari barigeze bampa urukundo bavuga ati uyu ni mukuru wacu kuko ni nanjye mfura ya mama. Njye mfura ya mama. Mbese urumva nta rukundo wigeze ubona wabonaga barumuna bawe gusa aribo bakunze ariko we wiremagamo iki wiremyemo iki ukimara kubibona gutyo wakuze ute nyine ko tukubona umeze neza wazamutse ute nyine turashaka kutubwira iyo nzira y'umusara yawe urumva kubera ko nabonaga n'ubundi ntacyo maze mu rugo abantu bose batanyumva n'abaturanyi bajya kumva ati ese ubu nk'uyu ngiye nabamugurira umwenda ngo azamara iki azajye mu murima nzamutume mu isoko wabumugurira ngo bigende gute nanjye ariko nasubiza amaso inyuma nkasanga nibyo. Hanyuma bajya no mu isoko kugurira abana imyenda bose nimba ari 5 bakabagurira ngiye ngasigara mama agahita ambwira ati nawe ninsubiro nzakugurira nkahita manuka munsi y'inzu mu rutoki nkarira agahinda kashira nkagaruka bakanampamagara numva ngaceceka agahinda kashira nagiraga umubabaro nagiraga umujinya nagiraga kamere mbi wagira icyo umbaza nkanagutuka cyangwa nafata amabuye nkayagutera. Nyuma rero naje kwigira inama ndavuga nti uru rugo n'ubundi ntacyo ndumazemo ahubwo ibyiza ndumva ari uko naruvamo nkajya kura ko nabone nahura n'imodoka yindi kangonga nkipfira ariko urupfu ntarwo nabonye naraye mu ishyamba nkatekereza ko yenda nabona imbwa zikandya aho kugira ngo zindye zabona tugiye guhura zigasubira inyuma zikiruka ariko ndavuga nti Imana niki nakora kugira ngo mfe. Nagerageje kujya mu mazi aya mazi asanzwe ya ruhurura atari na Nyabarongo ndavuga hari igihe mu cyaro nakunze kuba uruntu rw'urutare rumenekaho amazi menshi none nigeze ngiye 3 njye kuyijugunyamo genda napfa ariko siko byagenze nayageragaho nkayareba nkayitegereza nkavuga ko subaye amazi nyijugunyemo sinapfe yenda nkanavunika nta n'unyitayeho ntawe unyitayeho ngo ari bumvuze bundi naba nzizi iki ariko Mana cyakoze Imana ni seriye ngasubirayo ndongera nsubirayo inshuro ya kabiri icyo gihe papa yari yankubise cyane mva ngira umujinya n'umubabaro ndavuga none ndagiye ibi ntabyo nyageze imbere ndayareba ndavuga wapi wasanga nibabarije umubiri icyo gihe ndi nko mu myaka 13 no mu myaka 13 ndongera nsubira inshuro ya 3 nabwo biranga ndavuga nti rero dore uko ngiye kubigenza kamfata inzira nigendere urugero abona hano turi uko nkuko wava hano ukajya Nyamirambo urahabona aho hantu nahagenze iminsi 3 nijyana hanyuma mpageze rero rimwe nza gucumbika ahantu mpamara iminsi 3 ndongera buracya mu gitondo ndongera ndagenda ngera ahandi hantu naho ndahacumbika nkajya nduha hano gutya mu bitugu
mo kurya amaboko akandya. Ese ni ukuvuga uko nguko ugenda ushobora kugenda nk'ibirometero nka 3 nyine ugereranyije. Ariko urumva nawe byatwara amasaha menshi cyane. Nk'umunsi wose nawe urabyumva. Urumva uburyo wagendaga gutyo nyine. Ni gutyo. Ariko cyari icyo gihe ubwo ntago naruhaga cyane vuba nabaga nabikora. Ariko kubera ko Yesu yagize neza sinabishobora. Nyine urareba ko wabaye munini. Ntago nabishobora. Naramenyereye cyane. Kuko hari igihe nkoresha akagare cyangwa nkakoresha moto, wabonye ko nshoboye kuyurira cyane rwose. Nabonye uri umuhanga mu kurira moto. N'abamotari barankunda ko nyurira neza ntabavune cyane. Oya narabibonye. Hanyuma rero nzakuza umunsi wa 3 nibwo nahuye n'abana b'abakobwa bansanga ku muhanda ntazi icyerekezo ngiye kujyamo. Ariko ubwo uko ndi kugenda nawe namaze kuva mu rugo, uko iyo minsi iri kwiyongera ndi kugenda nawe nigarurira icyizere, kugenda numva ko gusaba urupfu bigenda bivaho, numva ko hari ubundi buzima nshobora kugeramo. Abo bakobwa baramfata bati ngwino tugucumbikire, reka kurara ku muhanda. Ntiwoya ngo kubera iki? Mwarambwiye ati ngwino nkubwire, ngwino tujyane tukwereke. Ndavuga aba bantu izi ni impuhera, impuhwe ababyeyi batangiriye. Mbese wari utarabona urukundo byaragutunguye? Ntarabona urukundo. Byaragutunguye kubona umuntu akubwira ati ngwino tugucumbikire tukugirire neza. Byarantunguye cyane. Hanyuma nza kubyemera, baranganiriza, barambwiye ati turagukunze. Barankunze. Umutima umwe akambwira ati nyamara basanga yenda bari mu nyiyicire n'igihe nahereye nshaka urupfu nararubuze. Imva ibyo natekereje. Ukumva niyo neza baba bakugiriye. Kuko numvaga nta muntu wangirira impuhwe. Nese abaturanyi wapi, mama abo tuvukana wapi, ubwo se wumvaga ko uwo muntu yakugira impuhwe atarakubyaye mutavukana. Harya waturutse mu rugo ugenda uvuga ati reka mve mu rugo, wumvaga ugiye? Ntabwo nzi ngiye. Ni gutyo ushaka gufata inzu ukavuga uti ndagiye gusa. Numvaga ntashaka kuguma muri urwo rugo, ngenda ndavuga ndagiye nahura n'igisimba, nahura n'imodoka ikangonga. Gusa wumvaga ubirambiwe ibyaho ngaho tu. Numvaga nabirambiwe cyane, ndambiwe inkoni za papa, kuko hari igihe nkubitaga ahita mvuga niba yarakubise mu mutwe nkapfa. Ariko akunda gukubitaga umeze gutyo koko. Mana nyagasani we ntabwo ushobora kubyumva. Ndangije abo bakobwa turamenyana, turagumana. Umva uziko byageze igihe papa kaza kunshaka. Aje kunshaka ndambwira numva nkubwiza ukuri, ntakubeshye ntitaye kuri papa wanjye, ntitaye ko wambyaye. Ubu tuvugana ntago nkiri umwana wawe. Ngo nukumbwiye ni nuko mbwiye ntago nkiri umwana wawe. Ubu nsigaye ndiyiragira ikicyura. Arambwira ati ngusabye imbabazi, barumuna bawe baragushaka ngwino. Nikanze nambare. Narambaye se nahise iyo nzu yagiraga imiryango 2, usohokera hepfo n'usohokera haruguru. Naciyemo ndigendera, ndavuga ndajya kugaruka yagiye, kuko numvaga nta rukundo nanjye nakongera kubagire. Nimaze kumenya gukaraba, ujya narakarabaga reka nabaga nkaraba ngo bigende gute. Nagenderaga hasi ibiganza nta kamambiri, ubu wabonye ko nambara kamambiri mu ntoki. Ariko icyo gihe ntazo nagiraga, none nambaye n'agasaha. Urareba ko rwose mu bantu bameze neza, mu bantu bameze neza n'intoki rwose zawe wagira ngo ukora muri biro ko. Nubaga mfite amaga hano hose, takifuza no kunsuhuza, imyate hano mu ntoki, ari ibintu by'ibibazo gusa. Urumva rero yaje kundeba ntangiye kumenya gukaraba, nkisiga utuvuta. Icyo gihe hari amavuta ngo bitaga Suzana, isabune ya Give. Ndavuga nti Imana, yego ubu noneho nta rupfu nkifuza. Ibi biramaze. Ubona ko utangiye kugarura umuntu, ubona ko utangiye gusa nk'abandi, abantu utangiye kubona abantu bakubwira ko bagukunda cyane. Ariko batangiye kumbwira ko bankunda ngeze mu mujyi wa Kigali. Yego. Ubwo urumva nabaye aho, nagera mu isoko ryaho nkabona abantu banjugunyiye imyenda. Ntangira kwiyumvamo ibyishimo bidasanzwe. Ukabona abantu umuntu aguhaye imyenda. Mbona umuntu amayika, ari umuntu yigeze kuma ikanzu nziza, inyambitse neza, itanyambitse ubusa, nikwije, yumfasha ahantu hose. Numva ndanezerewe. Abandi mbona umuntu amanuye igitenge arakimpaye. Guhera ubwo kuva ubwo ntago nongeye kubabara. Pfa kuba navuye muri urwo rugo. Bajya kunda guca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Birashoboka ko mba narapfuye cyangwa naraheze iyo ngiyo. Ngewe ubu tuvugana ndi kuhagereranya ni Rode Bar iyo ngiyo handi kwa Makiri. Aho papa se urumva yahise asubirayo, uramubwira uti ndaje. Nabwe nikanze nambara. Nimba yarababwenda ati mu mureba aza tugende, ntago nzi cyakurikiyeho nuko gusa bambwiye ati yabakubuze nyine yigende. Ariko batangiye kujya baza kundeba aho ngaho none. Yego. Kuko bakundaga kujya gusenga. Ese aho ngaho ni muri Kigali, ni hano muri Ngororero. Ni muri Ngororero, ni naho uvuka. Nubundi aho wari uri ni muri Ngororero. Yego. Hanyuma akajya baza bakandeba, mama kambwira ati ariko nta nuguza ngo dusure, ngenze mbasure nzaza muhumure.
mbonye bamenyereye ndavuga nti oya kankwereke abakobwa bambwiye ati uzi n'ikindi dufite mukuru wacu igitaramo tuzaze tukujyane niba udashaka gusubira iwanyu rwose simbisha banjyanayo mpageze naho ntangira kubona abantu ariko abakobwa ubu babaye abadamu bose n'abadamu n'abadamu bamwe tubasabiye umugisha ese waranababuze nomero zabo narazibuze ariko baho baba bari ndabizi turakundana baranabizi ko mbakunda yego nuko turabasuhuje nibabona iki kiganiro bazamenye ko bakunda kandi nanjye mise mbakunda umuntu wakugiriye neza rwose no guhabwa umugisha Imana ibyo baha umugisha igihe cyose mu miryango yabo Imana iha umugisha imbyaro zabo ngeze igitaramo ntangira kubona abandi bantu bafite ubumuga noneho ntangira kugira ikindi cyizere kiruta icyo nari mfite uko nzamuka ngenda niyumvamo ubumuntu papa aza kunshaka igitaramo rero bamuzanye yarababwiye ati none umwana wanjye ntibishoboka ndamushaka byange bikunda baturamushaka uraduhita ateza intambara tumusaza ati byo umukobwa wanjye ngomba kumubona ateza intambara ati ndamushaka baramuzanye ariko burya ngiye kubona mbona umugabo angeze se biti ati ndagushaka ngiye nshaka ngo bigende gute ndashaka kutani n'ukuri noneho ubaho nageze rwose niyo wagira uti ntaho nagaruka urabona nsigaye nambara neza iyi myenda rero rigeze yima twari twicaranye wari warigeze unyambika gutya ubu rero ntago byashoboka n'ibijumba narabyibagiwe rwose ntago wangaburira ibijumba 2-3 nahita nanuka ngashiramo kumbi maze kwiyumvamo ibyiringi cyane wari warazanye umubiri wari umaze kwiyumvamo urukundo muri wowe umaze kumva kuri umuntu yego nisiga utuvuta nta kibazo nongera kwiyumvamo ubwigunge burangiye ngenda mpura n'abantu gutyo turagukunda nanjye nkita numva niyongereye ibiro nkita numva ni byiza mbonye ko papa aje kundeba rero bari bafite na musaza wabo hano i Kigali ngo mvamo aho naturije hano Kimisagara n'ubu niho nkiri ahandi hantu ndajya nta yindi mirenge njyamo yarananiye ni Kimisagara naturije Kimisagara niyo mwumvikana niho twumvikana nkateranira mu cyaha hafi muri ADPR nza kuza i Kigali rero banzana kwa musaza wabo naho ndahagera barankunda nkajya njya gusenga buri gitondo ariko abantu bakavuga ati ariko buriya abagiye he kuko umusaza wabo we adakijijwe bavuga ati ariko buri gitondo ubuvuye uba waraye aha ngaho ubundi nibyukiye 10:30 njya muri Nibature nagera mu muhanda dore ikintu cyaje none kujya kinkomeretsa nahora n'abantu kuko ndi nijoro nkabona barirutse ndavuga ni nawe n'imbwa mbere ziriruka none n'ubu abantu barakiruka hari abantu mwahuraga bakiruka bakimbona nkumva nanone ni umubabaro bavuga nako se ubu nzakora iki kuyabere kwiruka ntakavuga muye n'abantu babandi ba 11 bavuye kurangura za karoti bikoreye rimwe nza guhura n'umugabo wikoreye umufuka wa karoti akimbona ukubita hasi ariruka uzi ikintu cyambayeho naraturitse ndaseka ndasutama ndaseka umufuka uko yawukubise hasi wasubira ariruka habe no gutekereza ati nyiri karoti ndamusobanurira iki gusa byaransekeje naricaye ndaseka ndangije ndavuga ntibusibi nibiki nsubira mu rugo njye kwambara agapira k'umweru ikote ry'imbeho ndarifata ndarikenyera kugira ngo babone kuri umuntu bajye babona ko ndi umuntu none babona tugiye guhura ugeze uri hariya nkahita ndeba agakorasi nkagatera kugira ngo utagira ubwoba ngenda bagutya ariko abantu bagenda bamenyera ubu noneho ndibaza uwo twahura ntabwo yagira ubwoba yakumva ko ari ibisanzwe byarakuvunnye pe naravunitse cyane ndavunika kugira ngo wisanzure mu bantu kugira ngo rero umaze kugera mu mujyi wahise ukizwa gute turashana noneho mu rugendo rwa gikristo noneho uburyo nyine wisanze mu bantu uburyo abakristo bakufashe uburyo wabisanzemo urukundo bakweretse wabibonye gute urumva naraje nkigera i Kigali bitambaza umuntu ngo nandangirana hari urusengero rwa ADPR ko nari navuye iwacu maze nkiba kuri abo bakobwa nahise nigira umubatizo ndabatizwa ariko none nkibaza nzabazambatiza gute umuntu ayamanuka mu mazi nari naragiye kureba ko babatiza cyane nkagira umupasiteri unkunda yitwa Roni unkunda ubyumve ngo yarankundaga akananyicaza imbere agakunda kuntangaho urugero ati uyu mukobwa mubona ntasiba Nibature amateraniro rwose arayitabira ase warazindukaga 11 ukabona umuhanda rwose nkajya muri Nibature
nkajya mvuga nti nta kindi kintu nashobora ndashaka kuzahura n'iyi Mana nkayibaza impamvu yanyimye amaguru ariko nyamara buriya twarahuye hanyuma nkajya nibaza bazambatiza gute ariko mu mutima ndavuga nti ntacyo nimpfa ngapfira mu mazi nzajya mu ijuru ntabwo bihwanye nuko nari kuzapfa kwa kundi cyagiye iyo mpfa wumva uzapfa nyine numvaga ko nzapfa yego none amaze kuvuga ko ngiye kugira umubatizo urabona bagucaga amafaranga y'umusanzu ariko ntayo banciye nsigara nibaza umwenda nzambara ndavuga nshaka kuzambara umwenda w'umweru kuko nzaba nabatijwe ibyaha byose bizaba byamvuyeho nzaba nabatijwe yego aho ngiye nawe bayimpera ubuntu ntibanyishyuza n'ukuri igitambaro barakima ukidoze nawe akidodera ubu n'akajipo n'agashati kako arabidoda neza cyane Imana ibaha umugisha n'ukuri umunsi wo kubatizwa rero ugeze njye inyuma ko navuze ntinshobora kujya muri ayo mazi bakarwana no kunkuramo maze gupfa ugasanga abandi barahagaze ahubwo ibyiza reka njye inyuma bambatize nyuma ne kwirwa ndushya abantu nire kurushya abantu nawe nyumvira ibitekerezo nabaga mfite uzi abadiyakoni bahise baza kunkura inyuma ambwira ati gute wagiye inyuma tambuka tuvuga nubwo ibyo birabareba urwanjye rugendo ruraba rwarangiye ndagenda ntumbaza uko nayagezemo nanjye ubwo mfite amatsiko nyine ndashaka kugenda gake y'uburyo wageze mu mazi amazi nyine urumva hari uburyo bari bayareshesheje n'uburyo uba wigenda nyine byagenze bite nanjye ntumbaza uko byagenze naragiye umupasiteri ukumbatiza ahita mfata urumva wamanutse ya masikariye amanuka nageze hafi aho wahita mfata ndijya amazi aranjyana arambatiza bankuramo baranterura none se ntago yakurenge yari magufi gutyo yari menshi ahubwo sinigeze nanakandagiramo hasi we yaramfashe weho bagerageje uburyo ugendera mu kirere bakeresheje mu kirere ariko nyine ndibiramo mu mazi baranterura mpaka kugeraho nambarira banteruye numva noneho ntangariye Imana nyuma ndavuga ntimuzi buri impamvu nari nagiye inyuma ndabibabwira baraseka barumirwa bagati se kubera iki buriya no nyine numvaga ko ndibuteze ikibazo nkatekereza igihe nari naramaze nsaba urupfu ndavuga nti nyine ntarwo n'uyo napfu nta kibazo naba mfite ntago narimbuka nyuma rero umva naje Kigali nkishijwe urumva nari narabatijwe nza mbaririza no rusengero rwa DPR nza kurubona bageze bakajya bandeba bakanyicaza ahantu hafi hatari bungore ukabona ko nyine bamfitiye urukundo rudasanzwe umushumba waho kageza kunsura noneho ko twagendaga turi babiri hari undi mukobwa twese tubana nawe tugenda kimwe tukagenda rwose bakaduha imyanya tukicaramo bamaze kumenya ko tubana nuwanga umushumba yo yazaga kundeba yitwa Roni nawe oya uwo ntabwo ari Roni Roni ni uwiwacu uwundi yajyagaza yabona icyumweru ntago nje igikurikiyeho nimba ataje kundeba akohereza nk'abadiyakoni tumujye kuri wa mwana ikibazo yagize bakansura ntangira rero muri ubwo buryo kongera kwiyakira nsanga abantu benshi bafite ubumuga burenze ubwanjye ndavuga nti uwite kuva uyu munsi ndayamanitse ariko nta wigeza kwitaza cyangwa se ngo akubwira amagambo akomeretsa mu rusengero mu nzu y'Imana nyine nakubazaga amakuru uburyo bagufashe baranyakiriye neza cyane mbese wahise uhabona urukundo rudasanzwe gusurwa n'umupastor ukumva ni ikintu gikomeye cyane numvisha ari ibintu bindenze n'ubu niyo mpamvu ntazabyibagirwa nuko nomero naje kuyibura none najyaga muhamagara nkamubwira nti ndibuka ukuntu wajyaga uzukansura ntabwo nzigera mbyibagirwa Imana izabiguhembera n'abadiyakoni bakaza bakansura rwose ukabona bamfitiye urukundo bakatwicaza n'urumva batwicazaga no ku ntebe imbere cyane hatagira n'umuntu yandi ushobora no kutubyiga na n'ubu kandi na n'ubu niko bimeze ngira akagare bansunikamo usibye ko kari gusaza bansunikamo Imana iguha kandi bakakinjiza mu rusengero nkicara ngira umwanya wanjye batajya bateramo n'intebe banyicazaho rwose nkaba umunyacyubahiro nk'abandi bose turi gusoza ikiganiro kuko ubuhamya bwawe ni burebure ubu ngubu ufite harya abana bangahe ufite abana batatu ufite abana batatu murabana turabana mu nzu n'undi Imana yampaye ku ruhande mukuru ari ubakurikirana ibintu byose gufura kugira gute yego ndabishobora ubwo n'undi wa kane urera yego kubikora ndabishobora ndabizi yego utaha n'ingaruka nitwongera guhura kuko ndabakunda mwese bimwe nzabibereka
nzi gufura, nzi gukubura, gukoropa, ibintu byose. Ahubwo jewe nzagusura ugenda ubikora tu mbireba n'abantu babibone, kandi no kuri Imana igumugisha pe, Imana igumugisha kandi izakugeza kure. Izangeza kure ndabizi, kuko kubikimbeshejeho nta kazi gakoresha abantu batandukanye. Niyo mpamvu mubona nsa gutya kubera abantu banyitaho, uwo duhuriye mu nzira nkabona anyeretse urukundo rwa rundi ntabonye, wabonye nkunda kwishima nyine ni ukubera abantu tuba twahuye. Bambwira ati ndagukunda, umpaye 2, umpaye 5, umpaye ingahe, nyine nkiyitaho, nkita no ku bana banjye. Meze ko ntanywa inzoga ngo nzayajyana mu nzoga yo bampaye kuva nanavuka. Ndashimira Imana. Ntabwo ikintu cy'inzoga kiragukora. Nicyo nzi numva babivuga cyane. Ntago mbizi. Nakubeje abana, ese umutware murabana? Umutware ntago tubana. Afite undi mugore n'abana 2. Bamaze kubyara 2, ariko ntacyo mushinja. Niko Imana buri yari yarabijyanye, kuko ni narebwiye ko nshaka umwana cyane. Nabwiye ngo ubwo wamaze kwiyakira rero, nkabamaze kubona ko kuba warandemye gutya atari impanuka cyane, ndashaka umwana kugira ngo nzahindurirwe izina. Kuko urumva nari ndambiwe amazina yo kunyitanga igicumba, ngo Karema, ngo kira kimuga, ngo ibiki. Ariko ushobora no kujya muri karitsiye ukabaza Vestina ntibari kubwira. Ni mama Kwizera, ni mama Elisa, ni mama Queen. Nukuri amazina meza y'icyubahiro. Kandi nabonye ufite abana beza. Ufite abana beza cyane. Hano turaje tubabereke ufite abana beza cyane. Ufite abana beza. Nubumva nabazanye, ariko kubera bagiye ku murimo, bagiye kwiga, ndi kubatoza kujya bakorera Imana bakiri bato. Bajye bakorera Imana, bamenye ko Imana ariyo yaremye mama wabo kandi ishobora byose. Ese buriya ujya ubaho nk'ubuhamya bwawe? Cyangwa nigeze mbuha n'umukuru yigeze yambaza bakubundi nkubaze mama, nta nubwo ahubwo nabumuhaye, ndashaka ko bazabanza bakigira hejuru. Nyine urareba nk'umukuru we hari nk'ibaza ajya kubaza kwanza, agira isoni cyane. Ariko yigeze yambaza ari muto, arambaza ngo ariko bundi mama nti wabaye iki? Mitangira amarira mu maso, ndavuga nti buryo umwana wanjye nawe biba byamukomerekeje. Ariko mana ndamubwira nti sha, ndavuga nti samubwire ngo kugira ngo atazajya ajya mu muhanda kamubwire ko bangonze. Ndavuga nti sha ntibarangonze, ngo wari ugiye ese? Nari ngiye mu muhanda nyine ngiye guhaha. Ngo nta mwana wagiraga se? Nawe nari mfite nese ko ari wowe mfura yanjye. Ngo nese ubwo nari ntarabaho ngo ntume yawe. Ariko mana ndambwira wari utaravuka ngo ngutume. Kajya mbwira ngo ariko ma ngo humura. Hano agafata kano kaguru kadakora hasi akagahanagura aho udutaka. Ese hari umuntu warayimbwiye, hari umuntu wambwiye ati nta buryo umuntu yagakoreshereza urukweto nyine yagiye nko mu bakorodini aka byakunda urwako rugakwiriye neza cyane rwose. Kuko hari igihe nanjye kanjye cyane imvura yaguye utubuye tugenda tunyica nkumva birambangamiye cyane rwose. Urumva umwana wanjye arangije arambwira ngo mama ihangane ni ngo kusha nimbona umuntu wakugonze ngo nzaba narabaye umusirikare. Wumve ageze aho ambwira ngo mama ngo humura, ngo nimara gukura nzaba umusirikare, nzahita murasa. Habe gutekereza ati se uyu muntu azaba akiriho. Reba nk'ubu imyaka ishize agiye kuza 14, nawe bibaze ako kantu yatekereje agahinda karanyishe. Ariko bajije se muri uyu mwaka oya akiri muto, yageze mu myaka 5. Ariko mana ibaze ibi byose nese ntago nari ndiho kuki utantumye. Ariko se kugeza ubu ngubu wenda waba waramubwije ukuri cyangwa ukuri yarakwibwiye? Ashobora kuba yarakwibwiye ko agenda yumva no kuba anankurikirana. Nk'ubu hari ubwo afata telefone yanjye agakurikirana ibiganiro byaciyeho. Urumva mwagenda byibwira mwagenda byibwira. Ariko abandi bo ntibajya bambaza, nyine bazi ko ari uko Imana yabishatse. Urumva bazi ko ari uko Imana yabishatse, ntibajya bambaza. Ariko ndabishimira Imana yampojeje amarira. Ubu nta mubabaro mfite cyane, nta nubwo nzapfa, nzarama. Oya kandi ni nako pe, ntago nzapfa nzarama. Abyo ngira ngo mbwire abadukurikiye, hari ikintu kibaho Imana ikakunezeza ikakubanziriza umubabaro. Kandi mujye mumenya ko tutahuye n'ibigeragezo ntabwo twaba turi bazima. Intambara, ibyago, amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Rero Imana yampojeje amarira nukuri. Nako kanyamuneza mu bamubona mfite. Hari ukuntu banzenguruka umwe akambwira ati buriya rero mama cyane kari agakobwa gakunda kumbwira ngo burasi ureba ni ngo burari ziriya nzu ngo wahitamo iyi.
hano duherutse gusanga arepfa umunsi twari kumwe arambaza ati hitamo izi nzu uko ari ebyiri mbese ukagira ngo agiye guhita yigura ariko mana izi nzu uko ari ebyiri uzi kugira ngo abana bakwicara iruhande mbese mba numva nabyibushye cyane nyine narabonye hari uburyo bagendamo hagati cyane nabo bishimye cyane rwose ubona bimeze neza hari kagasore kari kambaye amarinete gafashe na telefone mu ntoki kariya ko rwose kanankunda cyane mu gitondo kare akibyuka aza gukomanga ku cyumba cyanjye mama waramutse yego aramutse neza yego ajya ku ishuri bayi Imana ikurinde ibaze nawe ako kana ese ubwo hari keirenze yora cyane nukuri ntayo ukumva biragushimishije cyane nkirwa meze neza nukuri kandi kuba biga nabwo nishimye rikomeye ko nge sinize cyane nabwiye Imana Mana umpaye abana ugize neza abana ndababona mbabara ntibazamere nkanje uzabahe kwiga sibyo irabyumvira bikora nimba umwe ageze mu gatandatu urumva yagiye ese mama Kwize ntibikugora urumva nyine muri Kigali ndabizi urakodesha kugira ngo abana barye kugira ngo abana bige ibyo bintu ubifashwamo niki abana bafite imishinga ibarihirira cyangwa cyane abagira neza umwe niwe uba muri kopasiyo ariko abandi ubona Imana igenda ikora Imana yagiye ibaha ababishyurira yego Kwizera nawe afite umuterankunga we yego ubu wamutangije materineri yego mutangije materineri yego nuriya wundi nawe ntabwo guha kwiga bwo ntabwo bimpangayikisha kuko Imana yo bwayo yishyiriyeho igitambo cyayo genda yicira inzira no kuri rwose Imana igumugisha rero turi gusoza sinzi ikindi kintu wenda wumva wabwira abantu hari umuntu udukurikiye ukurikiye kino kiganiro wari wihebye wumvaga ko ibintu bidashoboka wumvaga ko ibintu byanze inzara cyangwa se n'ikindi kigeragezo akumva agiye kwiyahura n'icyo wamubwira oya ibyo byo biraza ariko wikomeze intambara iyo zivuyeho ibigeragezo bivuyeho urumva duhurana byinshi abadukomeretsa abatugusha ariko iyo wihanganye ukabyihanganiramo nyuma urishima urabona ntishimye n'ukuri pe nabanje imibabaro banza kurira ukumva no kunararize ndarabanza n'amarira hari yaranshizemo niko njya mvuga rero mwihangane wowe utuze witegereze ko ibyo uri guhura nabyo ntacyo bizagutwara mu ijuru hari Imana ishobora byose use mbayeho gutya harakazi ngira kubera mwebwe mutukurikiye uwankunze nyine akambwira ati ngahakira isukari akira ukira nkambara neza nuko ubu tani ingaruka zaza nambaye nk'abamama kujya mu niko ndumo ubu none ntago mushaka kubyemera ko murana ndagakobwa ugikenyera neza kamererwa neza nkambara igitenge rwose ukabona ko ari umuntu Kwizera wuzuye naho naje niyambitse nk'agakobwa ariko n'undi ni nkaho ndi umukobwa ndi umumama nkaba n'umukobwa byose Yesu yarishyuye ajya guhindura wikiheba rero ngo umve ko birangiye ntago birangiye yego ntago byabura kuza kandi ndabakunda mwese abankunda batankunda ngiye bose ndabakunda oya rwose ujye wumva ko abantu bose bagukunda twese turagukunda nabonye neza y'Imana Imana yankuye iyo ngiye ikankundisha abantu nawe iragukunda kandi kugirire neza kandi Imana ibasha kubika imisozi itabimenye ikayubikana uburakari nawe wihebye udukurikiye Imana ndayisaba ndayinginga mu bumana bwayo iza n'uburakari yubika iyo misozi ubona imbere yawe ibyo ubona ko bidashoboka Imana ibyubike iyo misozi yubikana uburakari ihindura ibibaya turi gusoza rero nagira ngo usengere abo bantu nyine kandi usenga tunasoza yego Mana turagushimiye ngushimiye ko banye natwe batangiranye natwe usozanyije natwe izina ryawe nirihimbazwe nsengeye abantu bari hirya no hino abadukurikiye hari abari mu mibabaro hari abashonje hari abambaye ubusa hari kubona ko imbere yabo bidakishobotse ariko kuko uri Imana yubika imisozi itabimenye ndaguhendahenze kugira ngo ubike iyi misozi iri imbere yabo Mana iyi misozi bareba n'uyihindura igira ibibaya wakitamurura uyu munsi Mwami Yesu iri joro bararara bari kurira ariko bugacya impundu zikavuga uri Imana ijya yitamurura narakubonye nabonye ukuboko kwawe ngaho komeza ubigaragarize ubatindeho ubarebe neza ubwo tuzongera guhura tuzazamura amashimwe hazagira n'umpamagara ambwira ko hari icyo wakoze kubera iri sengesho n'iki kiganiro ni mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje amen.